Dr. Thierry de Montbrier, founder and Dr Thierry de Montbrier of the World Policy washinze Conference, akaba n'umuyobozi w'inama mpuzamahanga ku miyoborere World Policy Conference banyacyubahiro madamu na bwana. I'm very happy to join you. Nishimiye cyane kwifatanya namwe muri iki gikorwa gikomeye. Thierry, thank you for Thierry, ndagushimira ku butumire mwampaye. To begin, I want to commend you for continuing to steer the debate about global governance in the right Mbere na mbere ndashaka kubashimira ku ruhare mukomeje kugira mu kuyobora ibiganiro ku miyoborere y'isi mu cyerekezo cyiza. Mwabashije guhuza ibitekerezo bitandukanye kandi ndabibashimira. For decades, the golden age of globalization Mu myaka myinshi yashize iterambere ry'isi globalization ryari rishingiye ku gitekerezo cy'uko ubucuruzi n'imikoranire byatuma intambara iba ihenze cyane, and peace amahoro easily attained. akoroha kugerwaho. Today, however, Ariko uyu munsi the very global networks that were supposed to bring us closer together imiyoboro mpuzamahanga yagombaga kuduhuza niyo iri kuba intandaro y'intege nke. global integration produces shared gains, but in moments of crisis, Imikoranire mpuzamahanga itanga inyungu zisangiwe, ariko mu bihe by'ibibazo ishobora no guteza inzitizi zikomeye. was a wake-up call. Icyorezo cya COVID-19 cyaduhaye isomo rikomeye. It reminded us that crises are no longer confined within borders. Icya mbere cyatweretse ko ibibazo bitakiri mu mipaka y'ibihugu gusa, Second, kuko byihuta gukwira hose. it showed us Icya kabiri cyagaragaje ingaruka zo gushyira imbere imikorere yihuse kurusha ubudahangarwa. when manufacturing hubs are concentrated in a few countries, those nations will prioritize their citizens when there is shortage. Iyi nganda zose ziri mu bihugu bike, mu gihe cy'ibura ibyo bihugu bibanza kwita ku baturage babyo. Structural Ubu amakimbirane ari kuba hirya no hino agaragaza izo ntege nke ziri muri sisitemu mpuzamahanga. can be blocked. Ibintu by'ingenzi bishobora guhagarara kubera ikibazo kimwe gusa, One and kandi ingaruka zikagera kuri bose. political scientists call this weaponized interdependence. Abahanga mu bya politiki babyita ugukoresha interdependence nk'intwaro. As I said, is the risk of dependency. Ku mugabane wa Afurika, ibi bibazo byo hanze bigaragaza ingaruka zo kwishingikiriza ku bandi. Bamwe babihuza n'ingaruka z'ubukoloni n'amavugurura y'ubukungu yashyizweho kera. Nubwo hari ukuri kubirimo, gukomeza kwirebera nk'abahohotewe bidushyira mu mwanya wo kudashobora kwihindurira amateka, kandi si byo. Excuses only traps us in a cycle where we see ourselves as victims with no power
to change our circumstances, and that is completely false. In Rwanda, in the aftermath of 1994, genocide against the Tutsi, we learned that the best solution solutions are homegrown. mu rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, twize ko ibisubizo byiza ari ibituruka imbere mu gihugu bishingiye ku miterere yacu bwite. niyo mpamvu mu myaka ishize Afurika yashyize imbaraga ku kwishakamo ubushobozi, guteza imbere inganda zo mu gihugu, gukomeza imiyoboro y'ibicuruzwa no guhuza ubukungu bw'ibihugu. Strengthen our supply chains and integrate our economies. A more self-reliant Africa with its own fertilizer plants, oil refineries and pharmaceutical. Afurika yigenga kurushaho, ifite inganda zayo z'ifumbire, inganda zitunganya peteroli n'iz'imiti, izatanga umusanzu ukomeye mu ituze ry'isi. Icyo Afurika ishaka kiroroshye: kwiyitaho no gukorana n'abandi mu buryo bwubaka kandi bwubahana. With the fragmentation we are seeing around the world, more isolation is not the solution. Mu gihe isi igenda icikamo ibice, kwigunga si igisubizo, bitera amakimbirane n'amacakubiri. Tugomba kubona imiyoborere y'isi nk'inyungu zisangiwe aho kuba irushanwa. Ikibazo si uko twubaka isi itunganye neza, ahubwo ni uko twabana neza n'ubwo dutandukanye, kandi tugatera imbere twese. Ntegereje ibiganiro byanyu kandi mbashimiye ku bwitange bwanyu bwo kuntega amatwi. It's whether we can coexist even with our differences and still prosper together. Thierry, I look forward to our conversation, and I thank you all for your kind attention.